nayabonaga nkagura udukwi nkavomesha amazi urumva se atamara n'iminsi 3 mukecuru maze nkateka mpfukamye saa sita ku ishuri bamepfuga yewe kubera ko mbabaye ibyo nasaba ni byinshi ariko umuntu ubufasha yabona yatoye. Turi mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Nyarubaka, akagari ka Gitare, umudugudu wa Rwigerero. Aha twasuye umukecuru ubayeho mu buzima bubi, yatewe n'ubumuga, yagize amanenge igihe kirekire. Reka tumwegere atubwire ubuzima abayeho ndetse turebe nimba hari n'inkunga twamusabira abagizi ba neza. Muraho neza mukecuru? Mukecuru, amakuru yawe? Ni meza. Twagusuye. Yewe nitwa Janvier. Uriya mugenzi wanjye uri kubona hakurya yitwa Gade. Niwe uri gufata no mashusho. Twamenye rero ubuzima bubi ubayemo, twifuza kugusura kugira ngo turebe nimba wenda hari ubuvugizi twagukorera. Ariko ubwo mbere ya byose uratangira wibwira abadukurikiye. Ngewe nkorera ikinyamakuru cyitwa Jet TV hamwe n'icyitwa Kwivuko TV. Abantu rero ugiye kubwira si twebwe gusa, urabwira n'abakunzi bacu bakurikira bino binyamakuru, hanyuma turebe nyine amarangamutima bagira, kuko buriya umuntu agirwa n'abandi. Tangira utwibwira, amazina yawe yitwa nde? Yewe nitwa Donata Dusabimana. Donata Dusabimana. Ufite imyaka ingahe Dona? 56. Mu makuru twahawe, kuki utari kuvuga neza nk'abandi, ni ukubera iki? Nuko narwaye indwara bita mugiga. Warwaye indwara bita mugiga. Wayirwaye ryari, mu uhe mwaka? Kuko iyo ndwara abantu benshi ntibayizi, hari abana bato batayizi. Nayirwaye nkurikiwe mfite imyaka 4. Ufite imyaka? 4. Ufite imyaka 4. Bakunzi bacu rero muratwihanganira, murumva ko atavuga neza, turagerageza nyine tujye dusubira mu magambo avuze kugira ngo mubashe kumva ibyo avuze. Ubwo ni ukuvuga nimba ufite imyaka 56 ukaba yarwaye ufite imyaka 4, ubwo ni ukuvuga ngo iyo ndwara uyimaranye imyaka irenga 50, hafi n'ibiri. Ihangane Paul. None se wenda uratubwira muri makeya uburyo wayirwaye n'uburyo yaje gutuma uvuga gutya, utubwire muri make naho byahuriye na buno bumuga ufite. Nyine iyo ndwara yaraje ndapfa burundu. Urapfa burundu? Nayumvise ngo baranacukuye. Ibyo gupfa burundu byo gushyingura? Umubyeyi araza, uko numvaga avuga, atega ugutwi, urumva nakuka gake karamuka. Paul, ni ukuvuga ngo warapfuye burundu, baraza baracukura bajya gushyingura, umubyeyi araza ategaho ugutwi yumva akuka kazamuka agatima kagitera. Nubwo buryo umaze kuzuka, nuko wahise uba gutya ukunguka uvuga? Nuko nahitsemo. Birambabaje ubu ngubu bihise binyibutsa impamvu cyangwa se igituma leta y'u Rwanda ibwira abantu kujya kwikingiza za nkingo. Ngaho dukomereze rero, nyuma y'uko upfuye ukazuka ntiwongeye kubasha kugenda. Wabayeho mu buzima kuri nyine twabonye ugenda, niko wakomeje kugenda? Ubumuga bwagiye bukura, najyaga no gusenga, ubumuga bukuze rero, ubwo mpita ngenda gutya. Ni ukuvuga ubumuga bwagiye bukura, uko ingingo zigenda zikura n'ubumuga nabwo bukagenda bwiyongera. None se wenda n'ubwuvuzi bwari bukiri hasi, nta hantu baba baragerageje kukuvuza kugira ngo barebe, wenda navuga nka za Gatagara, kuko Gatagara buriya ni ikigo cya kera cyane, kugira ngo ni kuvuga abakoroni ndakeka, ntabwo baba bakujyanyeho kugira ngo banjyanyeyo tujya no mu byuna, abandi bavuga ngo ni mu byuna
muri kine hamwe bagorora amagufwa. oya Eh, ni abantu bacana noneho ukajya mu nzu umwotsi ukabura icyuya. yego muri sawuna. Yego ntabwo mbizi wenda ugasanga babikoresha. Biranga biranga kugeza ubwo bagusezera bakubwira bati genda wibereho ubuzima bwawe kugeza igihe Imana izagutabarira. babwira papa ngo bandambuye ngo nabiga byasinya. ubwo posiyo bakaramburamo niko byari kugumamo ntabwo kari guhina. Uraza wiberaho gutya. nta bijyanye se wenda n'insimburangingo baba baraguhaye nk'imbago cyangwa se nk'utugare cyangwa se wenda akaba barabategetse no kubigura wenda ubushobozi bukabura. oya mara amaze gupfa nibo bamara akagare. Bari baraguhaye akagare ko kugendamo. nako karapfa. Ukurikije imyaka ishize birumvikana ko gashobora kuba kaba katakiriho. Dukomeze noneho tujye ku buzima bwawe bw'ubukobwa kugeza wenda ushatse, sinzi nimba warashatse, kugeza ubyaye no ku buzima ubayeho muri ino minsi. Isundi icyo gihe apfa yari afite imyaka ingahe? Yatubwiye ariko yari ine. Wagumye kwiberaho muri ubwo buzima, byumvikane ntiwagize amahirwe yo kwiga kubera ko nuko kuntu wari umeze. ntabwo nize. Ntabwo wabashije kwiga. Ahangaha tugusanze niho mwari mutuye, niho iyo ndwara yagufatiye? oya twari dutuye abantu bita muri Mukingi Mpanga. Muri Mukingi. Bivuga ko ahangaha naho twari twimukiye. naho mwimukiye. Muhamaze igihe kingana iki? ntabwo mbizi n'imyaka myinshi. Ni kera ukimara kugira ubwo bumuga? Jyewe nazi naho ni umukobwa upfundura amabere. Okay, nagira ngo wenda waba wimukiye ahangaha vuba. Birumvikana. Ubwo ahangaha ni kwa papa wawe cyangwa se naho washatse? ni kwa papa. Ni kwa papa wawe. Ubwo rero urakomeje ubahe muri ubwo buzima. Navuga wenda kubwo kubana n'ubumuga butoroshye, uragize amahirwe, urashatse, urabyaye. ntabwo nashatse. Ntabwo washatse? nabyaye iwacu. Birumvikana, bibaho. None se wenda nyuma y'uko umaze kubana n'umubyeyi wawe, wenda mbere ko tugera ku buzima ubayeho, watubwira ingaruka barahuye nazo nyine buno buzima bwo kubana n'ubumuga, ingaruka bwarakugizeho haba mu muryango wawe muri rusange, haba mu baturanyi ndetse no muri sosiyete muri rusange? umuryango wanjye ingaruka nagize ni uko mama yamaze gupfa bose ntihagire insura. Ntihagire umuntu ugusura. Ubaho mu buzima bw'ubwigunge, nta kintu wabashaga gukora? ntabwo nigunze cyane kuko nari nzi ko Imana turi kumwe. Nubwo mbikuvuga ariko ndababaye, birambabaje pe. Hanyuma dukurikije imyaka ufite n'ubumuga ubana nabwo, tugusanze hano wenyine, hari abandi bantu mubana? Wabaga wenyine? Uba wenyine? usibye ko nahiye. Warahiye? bakampa umwana tukaba turi kumwe. Uhiye vuba? Noneho ntacyo, reka duhite twinjira mu buzima bwawe nyine busanzwe cyangwa se bwite. Utubwire, nkurikije imyaka ufite n'ubumuga ufite, biragaragara ko nta kintu ubasha kwikorera. None ubaho gute? muri Filipine bampaga 7,500. Muri VUP? Oya, ntabwo ari VUP se, buriya wayibasha mukecuru? Ni mu ngoboka? Mu nkunga z'ingoboka? Nibo baguhaga amafaranga 7,500? 7,500 mu kwezi?
barayaguhaga cyangwa ubu baracyayaguha? barayamaga Mm. usibye ku kwezi gusize Eh, ntabwo ndarabona. ntabwo urayabona ariko ntabwo bagukuyemo. ntabwo mbizi rwose. Byaba byose amafaranga 7,500 n'ubuzima buriho muri iki gihe ntiyamara n'icyumweru kimwe. Ibyo byose hari ubundi buzima ubayeho. Ntago kuko natwe twese dutunzwe n'amafaranga turahaha. nayabonaga Mm. nkagura udukwi Mm. nkavomesha amazi Mhm. nkakuburisha dusigaye nkagura utwo guteka Ko numva se atamara n'iminsi 3 mukecuru. maze nkateka mpfukamye None se mukecuru ayo mafaranga yashize kuko ntawe ayo mafaranga kuri uyashyize mu mibare. yashize Mm. yashize Mm. bagira neza bubatswe n'Imana. Yego. nkajya kubona nkabona Mm. umuntu anyuze hano amara akantu Mm. cyangwa nawe ukaza ukabumare nk'amafaranga Oh. nkareba umuntu nkamutuma kanzanira icyo kurya. Oh, la, 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 la. ariko saa sita Mm. ku ishuri bamepura. Hano kuri kino kigo cy'amashuri ni ukuri ko Imana ibaha umugisha. Ibi ni byo Imana ibishaka. Ni ukuvuga ngo iyo abanyeshuri bagiye kurya nawe bagufata nk'umunyeshuri bakakoherereza. Ni ukuri ko Imana tubasabye umugisha pe. None se mukecuru nkurikije ukuntu ugenda ntubasha guhagarara no kwicara ni ikibazo. Ubundi iyo ubonye ibyo guteka byo ubiteka gute? ndapfukama nyine nkabiteka. Uteka upfukamye? Noneho ubwo ni nabwo buryo wahiyemo? nibwo buryo nahiye. Nimba buriya kokeje ni amazi? naguye mu mazi. Kuriya nabonye ugendera ku ntebe waragiye hanyuma intebe iratsikira ugwa mu mazi. narayikuruye umuhini urayifata umutima ugarabye banguye muri ya mazi. Masikini. Abakunzi bacu birababaje, ibi bintu birababaje. Iyi nkuru twayumvise turi ahantu kure turavuga tuti uno mukecuru tuzamugeraho byanze bikunze. Turebe nimba hari abantu baba bafite umutima w'ubugira neza, nimba hari abantu bagikorerwamo na Nyagasani. Ni ukuri kw'Imana uno mukecuru akeneye ubufasha pe. None se mukecuru nk'uko tubizi turi muri leta nziza, muri leta y'ubumwe, leta yita ku bababaye, leta imenya abakene bayo. Hari ikintu leta cyangwa se biciye mu buyobozi kuva mu mudugudu kuzamuka, hari ikintu leta ijya igufasha nk'umuturage wabo nk'umuntu? ingoboka itari yaza najyaga gusaba mu isoko kuko nabashaga gutambuka. Wabashaga gutambuka icyo gihe? nagenderaga ku nkoni nyine nkagenda. none ubu bumuga bwarakuze nta nubwo nagera hano. Nimba mbyumvise neza ubumuga bwawe nabwo bujyana n'imyaka? uko ngenda nkura bugenda bukura. Uko ugenda ukura bugenda bukura. Ni ukuvuga ngo wenda nko mu myaka nk'itanu 10 ishize wenda wabasha kugendera kuba wagendera ku mbago, wagendera ku nkoni? nagenderaga ku nkoni. wakoreshaga inkoni imwe nta kibazo? Ni ukuvuga ngo uko imyaka igenda ishira amagufwa agenda akomera ni nabwo ubumuga nabwo bugenda bukurana nayo. Nari nkubajije nti hari ubundi bufasha leta yaba yaraguhaye wenda mu bijyanye n'uburwayi ufite? Hari inkunga wenda zijya ziza zigenewe abantu batishoboye, byaba ari imyambaro, yaba ari ibyo kurya, byaba ari iki? Hari ubwo wenda iyo tugiye kuvuga ibyo ngibyo duhera ku mudugudu kuko buriya ibi bizamuka mu mudugudu nyine bakavuga ati hari umuturage wacu ufite ibibazo ibi n'ibi, noneho haba habonetse izindi nkunga zikaba zakugeraho. Hari izo nkunga hari izo wigeze ubona? kereka imwe bitaga nibagiwe n'uko babivuga. baduhaye amabati
eh, baduha n'inzugi. eh, Icyo gihe nabashaga kugenda eh, bampa n'inkoko, noneho yari inkoko mbuze uburyo bwo kubigaburira, noneho zikagenda zincika, nakinguka ikaba yagiye sinyibone, izisigaye ndazigurisha. hanyuma se amabati yagiye hehe yo? Amabati amwe nayo, amwe ni aya ngaya. inzugi ni izi ngizi. ariko nabonye hano hejuru ahantu uturanye n'amahotitasiyo, kuki wowe nta muriro baguhaye? Yewe bampaye umwirasire. Baguhaye umurasire? nawe ni leta yaguhaye? ni ukuvuga muri make nta kintu ushinza leta? ntako itagize? byari kuba bimbabaje kumva haba hari umuturage wacu muri kino gihugu ushobora kuba yabaho gutya, byibuze na dukeya tuboneka leta ntimwibuke. ntabwo nahakana ibyo nabonye, ujya kuhakana icyo wabonye ni n'icyaha kandi Imana iranakuga. ni ukuri kw'Imana pe, kandi n'umutima unyurwa burya nawo Imana irawishimira. none se mukecuru, wenda ntarinjira mu buzima bwawe busanzwe, hari ikindi kibazo ndi bukubaze wihangane, ngo ndi gushaka uburyo ndi bugisasire, cyangwa wenda reka bari icyo mperaho. ninsanga bikunda ndakikubwira, ninsanga bidakunda ntabwo nyikubwira, ninsanga nakize. nkurikije ubuzima bubayeho kuriya twabonye ugenda, ntubasha guhagarara, ntubasha kwicara, ntubasha kugira gute, watubwiye kuba wenyine, urabona ukeneye isuku, ukeneye koga, ukeneye kumesa, ubigenza gute? koga noga ahashoboka, atashoboka nkayiwoye. birumvikana nta wakurenganya disi. kumesa siwasa wowe wicaye apfukama mu muryango amesa uwo nambara. umesa uwo wambaye? uwo nambaraga. amesa uwo yambara. ni ukuri kw'Imana ukeneye ubufasha pe. hanyuma rero reka twibaze ngo wenda ni ubuhe bufasha wumva wasaba, ubwo wenda haba ari muri leta, kuko buriya ubufasha ntago buhoraho, ariko isaha n'isaha buranaboneka, cyangwa se n'abagira neza n'abandi bantu baba bafite umutima utabara, bibaye ngombwa ko bagufasha ukurikije n'imyaka ufite, ni ubuhe bufasha wasaba? none se yewe kubera ko mbabaye, icyo nasaba ni byiza, ariko umuntu ubufasha yabona yatoye. yego nibyo, ariko nk'uwenda n'urugero, umuntu aguhaye nk'ingurube wabasha kujya uyahirira? ubwo nyine kereka mbonye uwo nyiragiza akajya yahirira, tukazagabana. no gucuruza ntiwabishobora? no guhinga ntiwabishobora? kereka ari ibyo kwicara gutya biri hariya bakazana impara, ariko ntazigabanuka. mu bindi bibazo rero numvise bihangayikishije, ni uko kuba ubana na buno bumuga, buriya kuko kwa kundi batubwiye ko wahiye, kino kibazo kirahangayikishije ku buryo ushobora no gupfira mu nzu wenyine. ubwo nari ngiye kukubaza, ni gute ubanye n'abaturanyi? ese hari mu baturanyi b'inshuti ugira bashobora kuza bakareba nimba waramutse, bashobora kureba nimba wiriwe amahoro? kuko umuntu wibana kandi ubana na buno bumuga, ukeneye kurya, ukeneye kugira gute, bino bintu biteye impungenge. abaturanyi bo hari ikintu bagufasha, mubanye gute? watubwira? nyine abafite umutima baribwiriza bakama, ariko
ntabwo wajya kugura abantu Mm. barabihugiraho Mm. hari n'abafite igitekerezo Mm. bakandebanya kuko buriya nyine umuntu buriya no kuza umuntu akaba yakomaga agahamagara akumva nimba ugihumeka nabyo ni inkunga ikomeye burya n'ubundi ikirenge nicyo cya mbere none se waba utapfundikira ibyawe ukajya gupfundikira iby'umuntu oya biragoye buriya biragoye buriya n'ubukene bubaho kandi n'umucuranzi yaravuze ngo umuntu ni mugari ni ukuri kw'Imana pe umuntu ni mugari n'ibibazo nabyo nyine ntabwo biba byoroshye ariko nabo nta kintu bashinja ntacyo bashinja waba ufite ibibazo ntawe utagira ibibazo ariko ntabwo wajya kubarira muntu reka rero dushimire bano baturanyi rwose buno muvandimwe Dusabimana Donata ubwo ndavuga ikigo cy'amashuri rwose bano baturanyi ni abaturanyi beza by'umwihariko gihe rwose ndabashimiye kuba bazi ko babana n'umuturage kandi uwo muturage akaba akeneye ubufasha mu bufasha bukeya bafite cyangwa babona bakaba byarabakoze ku mutima bakavuga ati byibuze inshuro imwe ku munsi uyu mukecuru agomba kubona ibyo aramiza umutima nubwo yarya rimwe ku munsi ariko ubushobozi bafite bakaba babasha kubusaranganya bakahaho umukecuru ni ukuri kw'Imana basaba umugisha ku Mana Imana yo mu ijuru ibaha umugisha nkeka yuko nkurikije ibibazo twaganira na mukecuru nkurikije ibintu yatubwiye iyo batahaba navuga yuko ubuzima bwe bwakabaye buri mu zindi kondisiyo zitandukanye n'izo ari mu bungubu byibuze akamwenya afite nuko wenda mu kanya saa sita abanyeshuri bagiye kurya ushobora gusanga ari n'umwarimu wavuze ati ibiryo byanjye mujye mubihe uriya mukecuru cyangwa se ari na Deritire yavuze ati mujye mwongeraho ipura uriya mukecuru ariko ni ukuri ni iby'agaciro cyane ni ibintu byiza rwose tubasabiye umugisha tugana ku musozo wa kino kiganiro twagera mukecuru nabonye ufite telefone uzi nimero yayo akaza no kureba nomero z'umuntu ni ukutangira umuntu ngo ndeberamo kanaka ariko simukadi irimo ikubaruyeho imbaruyeho yego nimero za mukecuru rero Dusabimana Donata ni 0781 22 78 3 1 0781 22 78 313 niba hari inkunga wumva wamutera iyo ari yo yose yaba iyo ubufasha bwamufasha mu buzima bwa buri munsi yaba inkunga yo kumufasha mu gihe kirekire yaba ari ubuvugizi wamukorera ku buzi babasha kumufasha ndetse yaba ari n'inkunga yindi wamutera ku bijyanye no kumwunganira mu bijyanye n'ikibazo cy'uno mwana we ufunze ubwo ushobora kumufasha mu buryo bwose washobora kuko ikigaragara akeneye ubufasha ubwo ari bwo bwose ubufasha ubwo ari bwo bwose nta bufasha buriya buba bukeye cyaba igiceri cy'ijana yaba 200 yaba 500 kuri we bitewe n'ubuzima afite byamufasha gusunika iminsi murakoze cyane rero yewe imbere ya kamera nitwa Bigman Janvier nkorera ikinyamakuru cyitwa Jet TV Rwanda hamwe n'ikindi cyitwa Kwivuko TV nyuma ya kamera naho twari kumwe n'umugabo muremure cyane witwa Ndibwira abadukurikiye bamwita Gadi Kwizera yitwa Gadi Kwizera ni kameramani wacu niwe wadufashije kugira ngo amajwi n'amashusho abagereho neza ku bindi rero turaza gukomeza turapiningaho nimero z'uno mukecuru ku kiganiro cyacu turabaha uburyo bwose mwakoresha kugira ngo bugereho ahatuyeho hano ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka akagari ka Gitare umudugudu wa Rwigerero ni Rwigerero bavuga ngo iki Rwigerero yego murakoze cyane ahazwe neza nko ku mashuri yisumbuye y'Imusumba rero mukomeze kugira umutima utabara kandi murabizi yuko kuva na kera mu muco wa Kinyarwanda gufashanya ni umuco ubwisungane mu kwivuza bwajeho ariko buriya bwaje bushingiye ku wundi muco cyane wari uhuriyeho gutabarana umuntu wabaga afite ikibazo icyo ari cyo cyose yafashwaga n'abaturanyi cyangwa n'abavandimwe bigatuma ubuzima bw'umuntu butaducika twabasabaga rero mugire umutima utabara mukore ku bishoboka byose ku butunzi Imana yabahaye dufashe uno mukecuru see you naho mu bindi biganiro